Muraho neza nshuti zanjye, ni kuri Star Marinakane TV kwa Koko wahageze. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Niba nawe waramaze kuyikora ukaba uri inshuti yacu, nkomeje kugusabira umugisha kuko uri umuntu udasanzwe mu kazi kacu dukora ka buri munsi. Hanyuma rero uyu munsi nabateguriye nanone kubasobanurira inzozi. Hari umukunzi wacu wadusabye kumusobanurira inzozi zerekeranye n'imodoka. Kurota utwaye imodoka, kurota bagutwaye, cyangwa se n'ubundi buryo bwose warotamo imodoka. Niba ujya urota imodoka ntumenye icyo bisobanura, egera hino kugira ngo ubane natwe ukurikire ikiganiro. Kandi mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, ko hano hanyuraho ibintu byiza byerekeranye gusobanura inzozi, ubuzima buzira umuze, uburyo wakwiyitaho ukamera neza, ndetse n'imiti dukoresheje ibimera gakondo. Karibu rero kugira ngo tubane muri iki kiganiro cyacu. Ku mwanya wa mbere tugiye kubasobanura kurota utwaye imodoka igenda. Muri rusange kurota utwaye imodoka ni ibintu byiza cyane, kubera ko uba wagize inzozi nziza. Iyo rero urose utwaye imodoka ari wowe uyitwaye kandi irimo igenda, bisobanuye ko urimo gutera imbere. Bisobanuye mu buryo bw'iterambere urimo urava hamwe ujya ahandi. Ndetse kubera ko imodoka ubundi isobanura ubuzima bw'umuntu cyangwa umubiri, body, iki twita body, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buba bugenda neza kandi ari wowe witwaye. Icyo gihe uzamenye ko urimo kugira uruhare mu migendere myiza y'ubuzima bwawe, haba mu byo ukora kandi ko utera imbere. Nubona rero urose utwaye imodoka kandi witwaye, uzamenye ko ari ibintu byiza. Ubundi buryo ushaka kurota utwayemo imodoka ni igihe uzaba warose utwaye imodoka ariko ufitemo abandi bantu utwaye. Icyo gihe nabyo bizaba ari byiza kubera ko ni wowe uyoboye, ni wowe muyobozi w'ikinyabiziga, noneho urabatwaye. Nurota utwaye abantu mukorana mu kazi akaba ari bo batwaye mu modoka, uzamenye ko ugiye guhabwa promotion, kubera ko uri kumwe n'abantu musanzwe mukorana, ariko noneho urose ubatwaye mu modoka, uzamenye ko akazi kawe ugakora neza ndetse birimo kugenda neza, ndetse mu minsi iza ko uzahabwa promotion, kubera ko team ukorana nayo baba bakureba bagasanga uri umuntu w'intwari, ndetse bakakwemerera ko ubayoboye ukabatwara mu modoka. Bivuze ko mu minsi iza ushobora kuzagira inshingano zo kuba umuyobozi muri team ukoreramo. Hanyuma ubundi buryo ushobora kurotamo utwaye imodoka, ni ukubona utwaye imodoka nziza cyane y'amapine ane. Ukabona imodoka ifite amapine ane ndetse ni nziza uranayitwaye, uzamenye ko ubuzima bwawe burimo kugenda neza. Uzamenye ko imigambi yawe n'imishinga n'ibyo utekereza gukora byose biragenda neza ku murongo. Ni wowe uzaba uyitwaye kandi uzaba wabigizemo uruhare. Ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange bwaba bw'umubiri uzamenye ko bumeze neza, kubera ko twamaze kubona ko imodoka ari nka body y'umuntu. Icyo gihe uzamenye ko urimo kwitwara neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma rero ubundi buryo ushaka kurotamo imodoka ni ukurota utwawe mu modoka. Mbere twabonye ko ushobora kurota ari wowe utwaye, ariko ahangaha ni igihe warose bagutwaye mu modoka. Icyo gihe uzitekerezeho, bivuze ko mu buzima bwawe bwa buri munsi utajya ubasha kwifatira icyemezo ngo wijyane aho ushaka. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ubaho ugasanga igihe cyose ntabwo ashobora kwifatira icyemezo, barasa nkaho bamuyobora, kora ibi, gira gutya, cyangwa se ugasanga ntabwo afite ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Baramutwaye nyine, utwaye mu modoka, ni ukuvuga ngo ntabwo uri independent kandi uri umuntu mukuru. Ugasanga ibintu byose buri gihe utegereje ko bagufatira ibyemezo, ndetse no ku buzima bwawe bwite, ku bikureba, ku bintu byakugirira akamaro, ugasanga wowe ubwawe ntabwo uzi kwiyitaho ngo wifatire icyemezo, ahubwo urindira imyanzuro y'abandi. Ni ikibazo gikomeye rero kuba waba uri umuntu bakagufatira imyanzuro buri gihe, ugasanga abandi barasa nk'aho ari bo bari kuri vora y'ubuzima bwawe. Iki gihe nacyo ni ubucakara rwose. Niba ari nuko wari uteye,
ubyiyambure, utangire wigirire icyizere, utangire wifatire imyanzuro, utangire ube wa muntu ushobora kwitwara agafata icyemezo. Ibi ngibi bizagufasha mu buzima bwawe. Nurota rero ubona bagutwaye mu modoka atari wowe utwaye, ahubwo ukabona barimo baragutwara, jisite umuntu utwaye imodoka ni winyuze aho ashaka, akayijya yazamuka yamanuka yatambika, kabone rero nubwo waba urimo kumubwira utunyura hano, ariko niwe uri kuri vola afite uburenganzira bwo kwikisha aho ashaka. Icyo gihe rero nubona warose bagutwaye mu modoka, uzamenye ko utifiteho uburenganzira, utifitemo ubushobozi bwo kuba wakwifatira imyanzuro ku zawe, uzahindura iyi mico kuko ntabwo ari byiza. Hanyuma kurota utwaye imodoka mu mazi cyangwa ukabona ahantu urimo kunyura hari umwuzure, uzamenye ko mu buzima bwawe harimo imbogamizi imbere bitari byiza, kubera ko uzaba ufite imbogamizi ku buryo utabasha kugera imbere nk'ubyifuza. Ahangaha rero niba ari ibyo ukora uzabinoze, witonde mbere y'uko uhagurutse ikintu runaka, uzamenye ngo se mu nzira yanjye harimo inzitane. Aha nurota ubona rwose utwaye amazi mu mwuzure cyangwa ukabona ni mu byondo, ni mu isayo, ntabwo imodoka yawe irimo kugenda neza, uzamenye ko mu nzira ucamo mu buzima bwawe imbere hazaba harimo ibibazo. Iki gihe rero uzasenge cyane ndetse witwararike kugira ngo ibintu uzabashe kubivamo neza. Ubundi buryo ari nabwo bwavuzeho uyu munsi ni ukurota utwaye imodoka ariko ikanga kugenda. Urayitwaye wari uyihagurukije, urayakije iranze, cyangwa se uragiye ugeze imbere iranze irakwamye, nta kintu kihagaritse ubonye, iki gihe uzamenye ko ntaho ubuzima bwawe bwerekeza, kubera ko urahagaze, wabaye bloke, wari ufunguye imodoka, wari uyicanye ngo ugende, biranze. Iki gihe uzamenye ko rwose uri bloke mu buzima bwawe, nta cyerekezo ubuzima bwawe bufite. Uzasenge cyane ndetse unikosora, urebe aho birimo gupfira kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza buzira umuze. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Niba hari izindi nzozi wifuza ko twagusobanurira, watwandikira muri komenti tukamenya ibyo tubabwiraho, kandi mukomeze mukore like, mukore share. Hanyuma niba twabanaga cyangwa se akaba ari ubwa mbere ufunguye channel yacu, kora subscribe. Ni kwa Koko ruhahombera, tuzajya tubabwira ibintu byiza ndetse tugerageza gushakisha kugira ngo tubahe ibintu byiza kandi by'umumaro. Imana rero ikomeze ibahe umugisha, turabakunda cyane. Bye bye bye.